Shalom, nguhaye ikaze kuri Team of God TV. Imana yo mu ijuru yongere kumera umugisha ikwishimire. Nguhaye ikaze rero muri uyu mwanya w'ubuhanuzi. Tugeze mu mugoroba w'ubuhanuzi, ntujye kure, mugezeho icyo Kristo yantumye ku buzima bwawe. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane kandi ndakwishimiye kuba tubanye muri uyu mwanya, kuba turi kumwe muri uyu mwanya. Ni ukuri Imana yo mu ijuru iguhereze buri kimwe cyose wifuza. Rero hari ibyifuzo ufite, hari ibibazo umaranye igihe. Ariko muri ibyo bibazo umaranye igihe, ndagira ngo nkubwire ngo unyemerere muri aka kanya, muri uyu munota, muri iyi segonda, Imana inkoreshe iby'ubutwari ku buzima bwawe, ubuzima bwawe buhinduke, nawe ubashe kuba undi muntu ukomeye, nawe ubashe guhindurirwa amateka, nawe ugira ibyishimo. Uyu munsi ntufite umunezero, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari igihe Yesu azakingura ahakinze, hari igihe Yesu azakwambika, hari igihe Yesu azaguhoza ayo marira, hari igihe Yesu azakugaburira, hari igihe Yesu iyo yakinguye ni ukuri nta muntu wundi yongera gukinga. Nibyo ngiye kukubwira muri ubu buhanuzi. Hari ibintu byinshi rero Imana yaguteganyirije hano kuri iyi si. Ntabwo wavutse kubw'impanuka. Wikwireba ngo urebe mu gihe abantu barimo barakureberamo bakaguhimba n'amazina. Igihe iyo cyaje kikwita amazina gishaka, kikwita amazina kiyumvamo, kikwita amazina ayo ariyo yose kubera igihe. Ariko igihe burya kigira ikindi gihe. Sinzi niba ibyo ndi kukubwira uri kubyumva. Ndasaba Imana y'umwuka wera ikumere mwuka wera muri iri sengesho, muri ubu buhanuzi ngiye kugutambutsaho. Ni ukuri nawe uze kujya mu mbaraga z'umwuka wera, uve mu mubiri. Imana ibashe kuguha ayandi maso, ibashe kuguha ayandi matwi yumva ibyo ngiye kuguhanurira ku buzima bwawe, mesaje y'Imana ngiye kuguha ku buzima bwawe. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Ntujye kure rero, usoze iyi video rwose. N'iby'umugisha n'iby'agaciro. Iyi video ntabwo iza kuba ari ndende, iraba ari ngufiya. Wihangane rero uze kuyisoza dusozanye kugira ngo ubashe kumva neza icyo Kristo yantumye ku buzima bwawe no ku mibereho yawe. Ndagushimiye rero, ndagira ngo ubanze ngusabe akanya gatoya untize. Tubanze twiragize Imana, izibane natwe, izidukoreshe, iba ariyo yiyoborera buno buhanuzi. Ntaba ari jyewe, ntaba ari wowe, ariko Imana ivugane nawe ahantu uri hose. Kigerageza urimo cyose, njya nkunda kuvuga ngo imisozi yose uri guterera, umusozi waba uri guterera, uwo musozi uri guterera burya ufite izina. Uzi impamvu uwo musozi wawe ufite izina? Ndagira ngo urebe neza ikigeragezo ufite. Ariko reka mbanze senga Imana. Nari ntangiye kwinjira mu buhanuzi nariragiza Kristo. Reka mbanze ntegura umutima wawe, ubundi nawe ujye mu mbaraga z'umwuka wera. Ubundi nze dukubite Satana kurimo, nze twice umudayimoni agenda mu buzima bwawe, nze twice umudayimoni agenda ku muryango wawe. Buri kimwe cyose gihinduka uyu munsi, iyi tariki. Imbaraga z'Imana, imbabazi z'Imana, ineza y'Imana ibashe kukugaragaraho. Ndagira ngo ubuzima bwawe buhinduke muri iri sengesho rya none. Uwiteka Mana, ndagushimye, ndakubashye, ndakunezerewe. Urorokiranuka, uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Ndasenze izi saha kugira ngo Mwami tuguhe karibu. Dukinguye amarembo y'imitima yacu, dukinguye amarembo y'abarimo baratwumva hano kuri Team of God TV, dukinguye amarembo y'abantu bari kutureba hano kuri Team of God TV. Mu izina ryawe gera Kristo, imitima yabo iruguruye kugira ngo ubashe kubinjiramo. Imbaraga zawe zinesha, imbaraga zawe zikiza, imbaraga zawe zitanga byinshi Mwami by'umugisha bituruka mu kiganza cyawe. Ndagira ngo zibashe kubageraho, kandi Mwami n'imbabazi zawe ziba ariko zigenda, ziba ariko zingana. Umuntu ndi gusengera ntabwo muruzi, ariko Data ndagira ngo umukure muri kiriya kibaya, ndagira ngo umutandukanye n'akavukire, umutandukanye n'akarande. Mu izina ryawe gera Kristo, kubera ikigerageza afite cyamwise izina, bituma Mwami aho agiye hose bamubona nk'umuntu w'isuzugurwa. Ariko Mwami, impamvu ikigeragezo wemeye ko kimwita izina ni ukugira ngo utazamwitiranya n'abandi. Uzamenye izina ryiwe, ntabwo yitiranwa n'abo baturanye, kubera yuko arwaye indwara idakira. Barabizi hose, umudugudu urabizi, nta wundi bahuje. Iryo zina, icyo kigeragezo cyamwishe, mu izina ryawe gera Kristo, nawe ufite irindi zina wateguye ry'umugisha kuri we.
ineza yawe niyamamare, igitinyiro cyawe rero nikibashe kumugeraho. Uyu turi gusengana ubuzima bwiwe buhinduke, udafite agakiza abashe kukakira biturutse mu butware bwawe. Urakoze Kristo, ndagushimiye. Ibi ngibi mbisabye nizeye mpagaze mu butware bwawe, amen. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Wowe twari turi kubana hano kuri Team of God TV, ni ukuri nishimiye kubana nawe. Ndagira ngo nkubwire impamvu ubona ikigeragezo ufite gifite izina, nuko Imana ifite irindi zina mu bubiko yateguye rije gusimbura iryo zina ry'icyo kigeragezo. Hari umusozi uri guterera ufite izina, umusozi w'uburwayi, hari umusozi w'ubugumba, umusozi w'ubukene. Ibyo byose andika ayo mazina ikigeragezo kirimo kirakwita, ukabisuzugurwa muri rubanda ndetse no mu muryango. Ndagira ngo nkubwire ngo ijoro urimo urarara ntabwo ari iry'ubusa, ni iryo kugira ngo Kristo akugwizirize imbaraga, bityo nawe uzabashe kumuhamya utagendeye ku masaha. Imana yo mu ijuru ibashe kudufasha, kandi Imana yo mu ijuru itugirire neza. Ndagira ngo tubanze dusome icyanditswe. Ndagira ngo dusome muri Samweli wa mbere igice cyayo cya 17 umurongo waho wa 50. Samweli wa mbere 17 umurongo waho wa 50 aravuga ngo, uko niko Dawidi yahanguje Umufilisitiya ibuye ry'umuhumetso, aramunesha, aramwica, kandi nta nkota Dawidi yari yitwaje. Imana ishimwe cyane. Uyu Dawidi yari isuzugurwa, ariko ubwoko bwabo bw'Abisiraheli Umufilisitiya yari yarabumereye nabi. Niyo bumvaga ahantu ari kuvugira ngo bose birukaga mu myobo, bose barihishaga. Bishatse kuvuga ngo umuryango wa Dawidi wari warasuzuguwe igihe kirekire. Ijambo nkuzaniye cyangwa ubuhanuzi nkuzaniye uyu munsi, Imana igutandukanye na kavukire yawe. Muri uyu mugoroba, muri ubu buhanuzi bw'izi saha bitewe n'isaha ubwumviyeho, Imana igutandukanyije na kavukire yawe. Wowe urimo uranyumva, uvuka mu muryango w'isuzugurwa, uvuka mu muryango w'abakene, uvuka mu muryango uciriritse, uvuka mu muryango baterekeraga, karande yawo yaragukurikirane bigenda bigera no ku bukene. Barakubwira ngo ntawe iwanyu yigeze akira, ntawe iwanyu yigeze yiga, ntawe iwanyu yigeze aba umuyobozi. Ndagira ngo nkubwire ngo uwo mwambaro wambaye ntuhishe destiny yawe ikurimo, ntuhishe umugisha ukurimo, kuko inyenyeri y'Imana iri mu muntu imushyiraho ikintu inyuma kitagaragara cy'umwanda, kubera yuko iba itegereje igihe kugira ngo kigere imuhishure uwo ari we. Muri uyu mwaka no muri uku kwezi hari kavukire yawe yakwise amazina, bituma wambara umwambaro utariwo, ubisuzugurwa igihe kirekire, kandi nyamara si uko utazi ubwenge. Ijambo ryawe ntiryumvikana, naho utanze igitekerezo kiri cyo ntabwo bacyumva. Ariko ndagira ngo nkubwire, Umuremyi yakuremye icyo kigeragezo cyakwise izina, afite irindi zina ry'umugisha yaguteguriye. Goliyati uyu munsi arapfa, kandi aricwa nawe basuzuguraga, wowe babonaga yuko ntacyo wamara mu muryango. Ndagira ngo uyu munsi inkuru itangazwe ku musozi yuko wowe utabaga ahagaragara, Imana yagukoresheje ibikomeye ndetse ikagushyira ahagaragara, bikagirira umumaro kuri famiye yawe, abagukomokaho bose bakabasha kugufata nk'igitangaza, kubera ko Imana yagutangarije ikaguhindura umuntu w'amateka akomeye. Relevo sini ni avo destato kererevo. Kavukire yawe uyu munsi Imana igutandukanyije na karande. Hari karande idakira, hari karande kugendaho. Warasuzuguritse, umuryango wawe warasuzuguwe, ariko ndagira ngo nkubwire ngo kuri iyi shuro muri uyu mwaka amateka yawe arahinduka. Icyo ngusaba gusa, komeza wicishe bugufiya, wihanganira icyo kigeragezo, wihanganira ayo mazina, gusa yose yombi uyandike uko ari. Yesu araje akwereke tekinike uri bukoremo kugira ngo wikure muri ubwo bukene. Hari inzira Yesu yishakira, nta wundi muntu ayishatse. Uyu nguyu Dawidi ajya kwica Goliyati, Imana yamumanuye ku kagezi, ajya gutora amabuye 5. Amabuye 5 yarashushanyije imbaraga zidasanzwe 5. Izo mbaraga zidasanzwe 5, Goliyati yari umugabo w'igitinyiro, yari nka generali w'iki gihe afite amapeti akomeye, yari afite abarinzi 4. Muri abo barinzi 4, ibuye rimwe ryari kwica Goliyati,
ayandi amabuye ane ari bwica abo barinzi biwe. Birashoboka ko wakira kanseri, birashoboka ko wakira amarozi, ariko umuntu ukuroga mu muryango agihari, ndagira ngo nkubwire ngo imbaraga zagukijije kanseri, imbaraga zigukiza uburwayi bukama bugaruka buri gihe, imbaraga zigukiza abo badayimoni, ni nazo zigiye gukura uwo murozi uri inyuma yawe, ni nazo ziri bumuneshe. Goliyati ntazongera kwibuka ukundi, ahubwo kubera uburemere bw'ikigeragezo kikuriho. Ndagira ngo nkubwire ngo nizo mbaraga z'uburemere Imana igiye kuzana mu buzima bwawe, ubwo uzabasha kukinesha cyarananiye abandi bantu. Bamwe barihishe baragiye mu myobo, abandi baremeye gupfukamira Bayali. Ndagira ngo nkubwire ngo ubwo Kristo agiye kugukoresha, urari igihangange ku isi bose babimenye. Imana ntibeshya, ibyo yakubwiye ni ukuri, izabisohoza. N'ubwo ubona ibyo byose bigusumira, ntabwo byakwica. Yesu abikurindiyemo, uwo muraba Yesu awukurindiyemo, uko kubabara Yesu akukurindiyemo, iyo nzara Yesu ayikurindiyemo. Buri kimwe cyose, igitondo kimwe urugi rw'umugisha rurakinguka ku buzima bwawe. Wikwiyangiza, wikangwa n'amajwi bakubwira ngo ntuzahagera. Uzagerayo, kubera yuko umuryango ubyara pasiteri ni nawe ubyara abapfumu. Umuryango wabyaye Goliyati ni nawe wabyaye Dawidi. Uyu munsi birashoboka ko waterewe yageze aho agomba kugera, inyenyeri yiwe yatse, uyu munsi yazima, uri mu musozi urimo uratera, ariko komeza ufate hasi uterere, wihanganire ubwo bunyerere. Ubwo uri bugereyo uwagezeyo mbere aramanuka, nawe usigareyo. Kandi ibyo Kristo yubatse ntawe ubisenya, kuko we yubaka ku rutare, ntabwo yubaka ku mucanga. Ndagira ngo nkubwire ngo amateka yawe arahinduka. Imana iragutandukanya na karande yawe na kavukire yawe muri uku kwezi, muri uyu mwaka. Ibyo ngibyo byizere, n'Uwiteka avuganye nawe. Shalom shalom, ndagukunda cyane. Niba ari ubwa mbere uteranye natwe hano kuri Team of God TV, twishimiye kugushyira mu muryango mugari w'aba Team of God TV. Kora bino bintu ngiye kukubwira, uba uretse kugenda kanda subscribe, ukanda like, share ndetse na comment. Uraba ubaye umwe mu bantu bari mu muryango mugari w'aba Team of God TV. Dusengera mu mwuka, dutangirira mu mwuka, tugasoreza mu mwuka. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Ntujye kure rero, buri gihe turaploadinga, ujye uhora uvugana n'Imana. Twiteguye gukoreshwa n'Imana, kandi nawe turashaka kugutegura kugira ngo Kristo ajya gukoresha uko bwize n'uko bukeye. Ndagira ngo nkubwire, umubiri urimo mwuka wera, Satani arahunga. Hayiwe, Imana ishimwe cyane. Yesu yageze mu mva kubera ko urupfu rwari rumenyereye guherana abantu. Ageze mu mva kubera ko yimanukanyemo imbaraga zidasanzwe z'umwuka wera, birangira Satani ahunze, birangira imbaraga z'umwijima zihunze, maze anesha urupfu arazuka. Uyu munsi akira umwuka wera, akira imbaraga zidasanzwe zikurwanirira, zituma urota inzozi nziza, zituma nawe ibyawe ukoze byose bisagisesinga. Imana yimukiye mu rugo iwawe, Imana yimukiye mu buzima bwawe, Imana yimukiye ku muryango wawe no kuri ubwo bucuruzi. Ibintu byose ufite, nyemerera Yesu umuhereze karibu uyu munsi, agira ibyo ahindura ku buzima bwawe. Reka ngusengere. Imana Mwami Data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe nibuze. Ndasenze kugira ngo ufashe buri wese Mwami Imana muri ubu buhanuzi yabwumvishije, umuhindurire ubuzima, ineza yawe imwiyereke, kandi Mwami Imana umuhe ubuzima butazima, umutandukanye Mwami na kavukire yiwe, umutandukanye na karande y'umuryango we, ahubwo nawe umuhindure Umwami, umuhindure umutware. Goliyati ari mu buzima bwe abashe gupfa. Urakoze Kristo, ibi ngibi mbisabye nizeye mpagaze mu butware bwawe. Amen. Imana yo mu ijuru iguhereze umugisha. Urakoze cyane, wakoze kubana natwe.